Turabasuhuje inshuti mureba iki kiganiro. Njyewe nitwa Nsengimana Jean Marie Vianney, ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe yakwivuga amazina. Nitwa Hatsindukuri Ngabo Placide. Rero twembi turi abakozi b'umuryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko witwa Youth for Christ Rwanda. Tukaba turi mu ishami rirebana cyane cyane n'ivugabutumwa hamwe n'icyo twise family ministry cyangwa se ibirebana n'umuryango. Tugiye rero kugira ikiganiro kizaba cyitwa umusemburo uzana impinduka. No kuvuga tuzagira ibiganiro byinshi bitandukanye ariko bifite umutwe witwa umusemburo uzana impinduka. Uyu munsi rero dufite ikiganiro tugiye kuganiraho na mugenzi wanjye. Ni ikibazo abantu bakwiriye, abantu benshi bibaza cyangwa se bibaza mu buryo burebana cyane cyane n'ijambo kwigisha ijambo ry'Imana abana. Placide, nkawe ushinzwe ivugabutumwa mu rubyiruko cyane cyane muri chapitre ya Kigali, ujya ugira conferences z'abana n'ibiterane byabo bitandukanye. Ikibazo ababyeyi bakunda kuvuga kutumvikanaho, bamwe batekereza ko umwana aba akiri mutoya ku buryo atashobora kwifatira umwanzuro wo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Mbese bakavuga ngo umwana ntakwiriye kwirwa umubwira ibya Yesu, kwirwa umubwira musaba kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ntabwo ari ngombwa kubera ko bataragira maturité cyangwa se ubushobozi bwo kuba yakwifatira icyemezo. Sinzi niba ikibazo cyumvikana, umubyeyi nk'uwo wamusubiza ute? Murakoze. Ntekereza ko yewe usibye kuba nkorana n'urubyiruko no rusengera aho nsengera nigisha abana ndetse namaze n'igihe nyobora umurimo wo kwigisha abana. Ngira ngo ni imyumvire itariyo aho guhera dukurikije icyo ijambo ry'Imana rivuga, ariko tukareba no mu mateka ko dusanga abantu benshi bagiye bumva ijambo ry'Imana ndetse bakaryizera bakiri abana, bakizera Yesu Kristo, bakizera ubutumwa bwiza bakiri abana. Kuba bihari birahari. Usanga kamvuge ngo no mu nsengero rimwe na rimwe gahunda zo kwigisha abana zitagamije mu by'ukuri gutuma bamenya, ahubwo reka bakabafatisha imirongo mu mutwe, bakabigisha indirimbo kugeza ngo igihe bazageza ya myaka bashobora noneho kumva ijambo ry'Imana bakizera ubutumwa bwiza. Abenshi bakunda guhuriza ku myaka 12. Hari aho nigeze kumva ko aho byaturutse ari uburyo babona Yesu baramujyanye ku rusengero afite imyaka 12 ababyeyi be, ariko mu by'ukuri nubwo batatubwira ibyabayemo hagati mbere y'iyo myaka 12, tubona ko ijambo ry'Imana bwo rivuga neza ko ababyeyi b'Abisirayeli Imana yari yabahaye inshingano zo kwigisha abana babo, bakabatoza amategeko yayo kuva bakiri bato kandi mu buryo buhoraho. Murakoze cyane. Urumva rero hari n'ijambo tusoma ngira ngo mu gitabo cy'Imigani tubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Nibyo, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo akiri muto, ngo azarinda asaza ataragira gose atarayivamo. Gusa nyine ikijya kintangaza ahubwo usanga uwo murongo abenshi bafite za Sunday school bawufatisha abana. Sinari nagiteguye icyo kibazo, ariko wagise uwo murongo wundi ugenewe abana cyangwa ugenewe abakuru. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Uwo murongo ni abana ubwirwa. Imigani 22:6 nyine ugenewe abakuru. Umwanditsi w'imigani ari kubwira abakuru ko by'ukuri bakeneye cyangwa bakwiriye kwigisha abana bakiri bato, bakabatoza inzira nziza. Ubwo harimo n'ukuri nyine avuga kuko ibyo bintu biza bakiri bato, bakiri abana, bakabimenyera bakabikuriramo, amahirwe menshi nuko bazasaza nyine bakibirimo. Yego, urakoze cyane. Nibyo, ariko ntekereza ko dushobora no kubihuza n'imigani y'Ikinyarwanda. Wenda atari iyo bavuze ngo igiti kigororwa kikiri gito, ni ukuvuga ngo umwana nyine bakongera kuvuga ngo umwana apfa mu iterura. Niba bavuga ngo umwana apfa mu iterura, ni ukuvuga ko ashobora no gukira mu iterura, sibyo? Biterwa n'uwamuteruye n'uburyo yagize gute yamuteruye. Niba ateruwe neza azakira, niba ateruwe nawe azagira gute, azapfa, sibyo? Kugufa bavuga ni mu myumvire, ntabwo ari mu ntuza cyangwa mu mubiri. So urakoze cyane. Ntekereza ko ibyo uvuze bihuye n'ibyo abahanga bavuga.
hari umuntu witwa Charles Spurgeon, ni umwe mu bavuga ubutumwa bo hambere, yaravuze ngo n'umwana muto w'imyaka 5 iyo abonye umuntu umwigisha neza ibyo kwakira iby'inzira y'Imana cyangwa se ibyo kwakira Kristo, ngo ashobora kugira ubushobozi, Imana yamushyizemo ubushobozi bwo gufata uwo mwanzuro nk'uko umuntu mukuru yagira gute yakawufasha. Umugabo witwa Moody nawe ngo igihe kimwe yagiye kubwiriza ubutumwa muri quartier zimwe zo mu Bwongereza, noneho ngo aragenda arabwiriza avuga ubutumwa, noneho hatubiyeho yari acumbitse, abantu baramubaza bati ko wabwirije ubutumwa abantu bakijwe ni bangahe? Noneho ngo arasubiza ati akijwe 2 n'igice. Baratangara ni gute mu bantu hazamo ibice. Noneho batangira gusa naho batese ushatse kuba ko habonetse muri abo bantu babwirije abana 2 aribo bakijijwe, oya ahubwo abantu bakuru 2 bakijijwe, noneho umwe akaba ari umwana, so icyo gice kikaba ari umwana. Noneho umukuru wese aravuga ati ahubwo muri abo bantu 2 bakijijwe 2 n'abana, sibyo? Umwe ni umukuru. Mwandi magambo aravuga ngo abo bana 2 bakijijwe bahaye Kristo ubuzima bwabo bwose, sibyo? No kuvuga bafite igihe cyinshi cyo kubaho, no kuvugana, ariko uwo noneho umukuru we yahaye Yesu igice cy'ubuzima bwe, bitewe nuko igice kimwe yarangije kugira gute, yarangije kugitakaza. Urakoze cyane. Ni ibintu nyine abantu benshi badebataho. Umwana ntabwo aragira ubushobozi bwo kwakira Kristo, uzi ibyihorere, waruvuze iby'imyaka 12 sinzi aho byavuye. So nari ndashaka kubaza noneho ku bwawe utekereza ko iyo myumvire yuko abana badafite ubushobozi bwo kwifatira umwanzuro wo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, utekereza ko iyo myumvire ikomoka he? So biragoye kubivuga, ariko ukurikije ibyo umuntu aganira n'abantu benshi cyangwa se ibyo ubasha kwitegereza, urumva nyine kamvuye ngo biri mu mateka. Umuntu yakuze abyumva gutyo nawe agakura abyizera gutyo. Gusa nyine bavuga ko ari mite cyangwa baringa ukurikije ukuri ko ibindi bibihinyuza. N'iki jambo ry'Imana rivuga, wenda turabigarukaho. Uganiriye n'abantu benshi hari ukuntu usanga nyine niko basanze abandi babyizera, nabo nyine babifata gutyo, kandi akenshi usanga ibintu byinshi twizera tuba twarabikuye ku bandi. Ntekereza ko ariho bituruka ngewe. Kuba wenda ari uko babyumvise, cyangwa se bamwe bakaba batagize amahirwe yo gutozwa iyo nzira cyangwa kwigishwa ibyo bintu bakiri abana, bagatekereza ko kuba batarabitojwe therefore badafite n'inshingano zo kubitoza abana babo. Bamugana ngo umuntu atanga icyo yagize gute icyo yahawe. Ariko izo ni zimwe mu mpamvu zishobora kuba nyinshi, ariko izo ni zimwe mu mpamvu. Hanyuma ikindi nashaka kubaza, nk'umuntu ubikora, wenda ushingira kuki uvuga ko wemeza ko n'umwana muto afite capacity yo kuba yakwifatira umwanzuro nk'uwo nguwo? Ushingira kuki? Okay, mvuge nka 3 ukurikije experience yawe wenda. Nubwo bishobora kuba byinshi. Cyambere kandi nabivuzeho mu mateka nyine, watanze urugero rw'ibyo bamwe bavuze Charles Spurgeon cyangwa Moody, ariko mu mateka agaragaza ko abantu benshi bagiye bizera ubutumwa bwiza bakiri abana, kumva ijambo ry'Imana bakaryizera. Ntanze urugero rumwe, wenda ari umupasiteri w'umunyamerika, ni umusaza uyu munsi yitwa John Piper. Yizeye ubutumwa bwiza ari umwana muto w'imyaka 6. Ababyeyi be batangiye kumubwira mbere, ariko ku myaka 6 nibwo yafashe icyemezo cyo kwizera Yesu, kandi uyu munsi bose yakomeje kubikuriramo, n'uyu munsi aracyarimo ku myaka irenga 80. Hari n'izindi ngero nyinshi, urwo ni rumwe mfashe. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu benshi bizera ubutumwa bwiza bakiri abana, ni ukuvuga mbere ya myaka 12 tuvuga, cyangwa abantu benshi bavuga ko ariyo myaka navuga akenshi naho bemerera abantu kubatizwa, kuko mbere yaho nyine batizera ko baba bizeye. Ubwo iyo ni impamvu ya mbere. Amateka agaragaza ko abantu benshi bashobora kwizera bakiri abana. Impamvu ya kabiri navuga,
ari ijambo ry'Imana icyo rivuga ndashaka kuza kuyisorezaho. Ijambo ry'Imana nyine rigaragaza ko umwana muto ashobora kumva ubutumwa bwiza akabwizera. Iya kabiri, iyo niyo ndi busoreze. Iya kabiri reka mvuge ngo umwana muto hari ibintu byinshi yiga kandi akabifata. Niba yiga imibare, niba yiga imibare n'ibindi bikomeye rwose kandi ukabimutoza akabifata. Ubu njyewe ntabwo mfite abana bakuru, mfite umwana w'umwaka umwe ariko ndeba ukuntu afata mu mutwe ataratangira no kuvuga. Nyine ukamutoza ikintu akakimenya. Ubwo noneho ubwo natangira kuvuga uko umutoza kuvuga amagambo, uko umutoza gukora ibintu runaka, noneho niyo agiye mu ishuri ya myaka wenda arabanza kubajyana muri keshi ku myaka 2 n'umwara abo bajyanayo, ariko babandi bajya muri maternelle y'imyaka 3 ibintu byose agenda yiga gukora kandi akabikora akabifata ndetse akazarinda kura agikora bya bintu bamutoje kuri ya myaka. Kuba rero ashobora kubyiga akabifata ndetse agakomeza kubikora nuko n'ijambo ry'Imana ashobora kuryiga, kuko nyine icyo ababyeyi bashobora gukora cyangwa se abigisha b'abana ni ukubaha ubumenyi, kubigisha. Ibindi bijyanye no kubyizera ni Imana ibikora mu gihe cyayo gikwiriye yagennye. Rero nimba ashobora kwiga bya bindi bwa bumenyi, rero ushobora no kumigisha ijambo ry'Imana. Aho nshaka gusoreza icya gatatu, ijambo ry'Imana ubwaryo rigaragaza ko umwana ashobora kumva iby'Imana akabyiga. Kare nyine navuze uburyo Imana yari yabwiye Abisirayeli uburyo bagomba gutoza abana babo kumvira amategeko y'Imana, ngo bakajya bibabwira uko babyutse, uko bagenda, bari mu nzu, ngo bari mu nzira. Ikintu ntekereza ko Imana itindaho ni uburyo bwo kubikora, kuko urumva uko abana biga bitandukanye n'uko abakuru biga. Ngira ngo n'abigisha abana barabizi. Abana rero bakeneye kwiga ijambo ry'Imana mu buryo nyine bigamo. Boreka mvuga iyi 30 ntabwo nyisobanura, ni myinshi, ariko ni hamwe mu hatwereka iki ijambo ry'Imana rivuga ko kuba abana bashobora kwiga ijambo ry'Imana kandi bakaryizera. Hari aho muri Matayo 21 Yesu yabwiye abafarisayo ngo bari kubwira ngo cicikisha abana. Abana bari kuvuga, avuga amagambo ari muri Zaburi. Imana yavuze ngo yavuga ngo Imana ngo mu kanwa k'abana bato nabonka Imana yabonyemo ishimwe. Icyo ari kuvuga, mureke gucikisha abana, bashobora kunshima, bashobora kumpa ishimwe, cyane cyane ko ibyanditswe bivuga muri Zaburi. Ariko saho gusa no muri Mariko 10, ngira ngo no muri Luka iyo nkuru iragarukamo igihe Yesu bamuzaniraga abana bato, abigishwa be bakabacyaha, arababwira ati nimubareke kuko abameze batyo ubwami ari ubwo mu ijoro. Bivuga ko abana ubundi bari ahantu heza ho kumva iby'Imana, ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza kandi bakabwizera. Abantu bashobora kubisobanura mu buryo bwinshi, nyine ntibaragira ibintu byinshi, cyangwa se hari ukuntu abana biborohera kwizera bitandukanye n'abakuru bashyiramo wenda logique nyinshi. Ngira ngo binahura n'ikindi cyanditswe kwenda nasorezaho muri Matayo 11:25 Yesu avuga ngo abari kubwira data ngo ndagushimira ko ngo ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabishurira abana bato. Bivuze ngo ijambo ry'Imana nyine uburyo rikoze akenshi nyine risaba kwizera cyangwa kwemera guca bugufi. Rero umwana akenshi ntabwo ko guca bugufa gukeneye, kubera ko ari ahantu nyine n'ubundi navuga ngo aciye bugufi ku buryo bishobora kumworohera kwakira ijambo ry'Imana no kuryizera, bitandukanye n'umuntu mukuru warakiriye ibindi bintu byinshi. Urakoze cyane. Amfite ubwo ibyo uvuze bifite aho bihuriye n'iby'ubushakashatsi buvuga ku birebana n'uburyo abantu bashobora kwakira cyangwa se kwemera information. Icyambere gishingiye kuri curiosity. Urabona ko abantu bagira amatsiko cyane, sibyo? Ayo matsiko rero ari karemano ku bana. Urumva ayo matsiko iyo umuntu afirinzemo ibintu bizima, ubu umwana agize gute ayo matsiko afite, ukashyiramo ibya Yesu n'ibindi byose akeneye kumenya, iyo ni potentiality afite muri we yatuma nyine n'uwo mwanzuro ashobora kuwufata. Impamvu ya kabiri uyivuzeho, ntabwo aba warakagira ibintu byinshi mu mutwe. Buriya nk'umuntu mukuru hari ibintu byinshi aba yarinjije mu mutwe we, bikaba byarafominze n'imyizerere cyangwa se imyemerere ye, ku buryo bisaba imbaraga cyane kugira ngo abe yabyakira. Kandi nk'uko babivuze nyine abavugabutumwa, ubushakashatsi buvuga ko abavugabutumwa benshi bageze kure mu birebana no
vuga ubutumwa bwiza ni abantu bagiye bakizwa cyangwa se bakira Kristo bakiri abana bato. Iyo ni donc kuba nta bintu byinshi arinjiza mu mutwe we bishobora kuba byaratumye afominga cyangwa se agira imyumvire mibi cyangwa se myiza, sibyo bitewe n'ibyo yashyize mu mutwe we. Impamvu ya gatatu, urabona nyine abana icyo bita dependency, umwana bakiri mutoya adepending nk'uwo mwana wawe wavuze ukiri mutoya, kuba akudependingaho, sibyo, mu buryo buri fizike, mu by'umugaburira, mu by'umuhereza, agufata nk'umuntu nyine umufitiye akamaro cyangwa umuntu akeneye mu buzima bwe kandi abagukeneye koko. Rero iyo authority uyikoresheje unamubwira ijambo ry'Imana, iyo authority ufite yo kuba dependinga kuri wowe igushyira mu mwanya mwiza wo kuba wafasha umwana kumwigisha akaba yafata n'uwo mwanzuro, sibyo. Ikibazo rero cya nyuma ngiye kukubazaho, sibyo, uzi ko turi muri family ministry, iyo myumvire y'uko abana baba bakiri batoya badashobora kwifatira umwanzuro nk'uwo nguwo, ni gute yafekti cyangwa se igira uruhare mu buryo abo babyeyi barera abana babo baho uburere mu buryo busanzwe, sibyo. Twavuze mu buryo spirituel ariko tuvuga no mu buzima busanzwe, kumva ko umubyeyi wumva ko umwana aba akiri mutoya atarashobora kwifatira umwanzuro, ni gute ibyo bishobora kugira uruhare mu buryo areramo uwo mwana we. Sinzi niba icyo kibazo cyumvikana. Birumvikana, ngira ngo nabivuga mu buryo bubiri. Kimwe nuko bituma ababyeyi nyine hari ibyo babigisha ibindi byose, yego, ndetse ibijyanye n'iby'umwuka, rwose ni ukunda kubibona. Turabigisha ibindi byose, urumva uramujyana mu ishuri, nataha umusubirishemo n'amasomo, umufashe gukora devoir, ariko ntiwigere na rimwe wicarana nawe ngo mwigane ijambo ry'Imana, umwigisha iby'Imana. Ese buri iyo umwigisha muriho umwaka ubu umwigisha cyangwa umufasha kumva ibyo bamwandi bamwigishije? Umufasha kumva iby'abandi, nubwo ntekereza ko ashobora kuzamo nyine. Yego, nawe ushobora gushyiramo akawe. Ikindi cya kabiri ntekereza nyine kijyana nabyo nuko rimwe na rimwe usanga n'ibyo dukora mu kubigisha ijambo ry'Imana hamwe n'iyo myumvire mu by'ukuri atari ukubigisha. Ubwo nkunda kuvuga, urebye nk'abantu benshi bigisha abana iby'ijambo ry'Imana, ryo usanga umwanya munini ari ukubyina, gukina, bikagarukira. Ndavuga gukina nanone atari kuko bashobora kwiga mu gukina, aho ugasanga imikino ahanini bakina ntabwo ari imikino yo kubigisha ijambo ry'Imana. Wenda rimwe na rimwe n'indirimbo zigisha abana, ushize twabiganiragaho n'abantu dufatanya kwigisha abana, ugasanga ni indirimbo mu by'ukuri zitarimo nyine, navuga teoloji nini, nimvuga ni nini, zavuga wenda ngo Imana ni nziza, ni nziza pe. Iyo ni indirimbo abantu benshi bazi, ariko ntushobora kongeraho nk'indi nteruro ivuga ngo ni nziza kuko yatanze Yesu ngo adupfire. Ugasanga ni uturirimbo tugufi tutanasobanura neza ukuntu Imana ari nziza kandi abana bashobora kubyumva. Cyangwa ugasanga ikindi dukora hanini ni ukubafatisha imirongo mu mutwe, ariko ntidushobora gufata umwanya wo kuyibasobanura ko dutekereza ko badashobora kubyumva. Ntekereza ko iyo myumvire nyine naho ngaho iganisha, bituma tutabigisha, cyangwa niyo tubigishije tukabikora mu buryo mu by'ukuri navuga tubinyura hejuru, kuko dutekereza ko nta mpamvu yo kubitindaho. Wenda icyo nshaka gusoreza kugira ntaza kongera gufata umwanya ni nuko ababyeyi b'Abakristo, ubundi Bibiliya ntabwo ari uko bashobora kubyumva gusa, Bibiliya ibaha n'iyo nshingano. Ushize twavuga ukuntu abantu twaganiraga tuvuga ukuntu ababyeyi benshi ushobora gusanga barafashe mu mutwe Abefeso igice cya 6 umurongo wa mbere, vanga abana bumvira ababyeyi. Tukunda no kubibwira abana, ariko tutarafashe mu mutwe Abefeso igice cya 6 umurongo wa 4 ubwira ababyeyi kudasharira abana ngo bakabarera babahana, babigisha iby'umwami wacu ari we Yesu. Mu yandi magambo, bibiri kubwira ababyeyi b'Abakristo mu buryo barera abana babo, mu kubatoza, mu kubahana, ngo bagomba kubigisha iby'umwami wacu. Urumva ko birenze gusa logique. Twabonye ko ijambo ry'Imana rirabisobanura neza ko abana bashobora kumva ijambo ry'Imana, bakwiye no kuryigishwa, ariko noneho iyo bije ari n'inshingano cyangwa itegeko umwami Yesu, umwami w'Abakristo, umwami w'abizera ari guha ababyeyi, hari ukuntu bita bizana izindi mbaraga z'uko tugomba kubikora kandi dukwiriye kubikora. Ahubwo ikibazo kikasigara kwibaza ni gute twabikora.
niba numvise neza mu magambo make ibyo uvuze bisa no bivuga ngo kugira iyo myumvire yuko abana badafite ubwo bushobozi ituma tutaba intentional, sibyo? Urumva n'ababikora babikora kugira ngo umwanya urangire, kugira ngo bokipe abana gusa, sibyo? Ariko muri uko kuboke bareke kutuderanja, bareke kurwana n'iki byose, akabikora mu buryo bwo kugira ngo mbese atari da rusansi yo kugira ngo uwo mwana habe transformation, sibyo? Ubwo urumva rero ko ari ikibazo. Ariko harimo n'ikindi kibazo buriya, bamwe bashobora ariko bashobora no kutabikora akabireka akavuga ati nzabimwigisha imyaka nigira gute. Ariko ikibazo kirimo iyo udafashe umwanya ngo wigishe umwana wawe burya aba yiga, sibyo? Ahubwo haba hari ingorane z'uko arimo kwiga ibyo utamwigishije, kandi ibyo utamwigishije bishobora kuba bibi, sibyo? Nibutse umubyeyi umwe ngo yabajije umuntu wihaye Imana, ashobora kuba umupadiri cyangwa umupasiteri, bavuze karaji muri rusange, noneho baramubwira ati rwose umukozi w'Imana ni ikihe gihe nkwiriye gutangira kwigisha umwana birebana n'imyifatire myiza? Noneho ngo aramubaza ati umwana wawe afite imyaka ingahe? Ati afite imyaka 4. Ati mubyeyi, mbere yuko nkubwira ibindi byose ndagira ngo utangarize ko iyo myaka 4 wamaze kugira gute kuyitakaza, sibyo? So ubwo rero bigira ingaruka. Icyambere nk'uko babivuze ni bya bindi bita ngo gutera waraza, sibyo? Kutaba intentional, ukagenda muhi ibyo abonye kubona ngo igihe nikigeraza. Hari n'abashobora kubabeshya, sibyo? Kubabeshya akababwira amakuru atariyo. Ibyo rero so bigira rero ingaruka nkurikije intungane ibyo wavuze, wenda na wa wundi utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ibyo byose twese dufite inshingano zo kurera abana bacu tudategereje bakiri batoya, kubera ko ari byo byabafasha, sibyo? So iyo utamwigishije isi iramwigisha, kandi ibyo imwigisha bizakugora kugira gute kuba wabirivasinga cyangwa se wabikosora, sibyo? So inshuti rero bakunzi b'ikiganiro umusemburo uzana impinduka nahangaha dusoreje. Turabashimira kuba mwaduteze amatwi cyangwa se mwarebye iki kiganiro. Placide mugenzi wanjye ndagira ngo mushimire, wakoze cyane. Hanyuma rero reka muri make twabonye ko Bibiliya itubwira ko umwana akwiriye gutozwa inzira akwiriye kunyuramo akiri muto. Ubwo rero akiri muto bishoboka, ntutegereze imyaka 5, ntutegereze n'umwana w'amezi w'ukwezi kumwe nawe afite ibyo yakwiga ku rwego rwe, sibyo? Hanyuma rero hamwe no gusenga no kwizera no kuba intentional, ukamenya ngo umuntu rero igihe kizagera akure, kandi ibyo urimo kumwe cyangwa se arimo kwiga nibyo bizamugira uwazaba we, sibyo? Reka rero dusoze dusaba Placide dufashe gusenga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Dusenge. Shimwe Imana ko waduhaye umwanya wo kuvuga kuri ibi. Ntabwo ari amagambo y'abantu gusa, nibyo hari by'abahanga bavuga kuko ubuhanga watanze, ariko hari n'ibyo tubona bisobanutse mu ijambo ryawe. Rero turasenga kugira ngo komeze nyine gutanga ubuntu ku babyeyi bwo kumva uku kuri. Ubwo tuvuga ababyeyi turavuga hamwe n'abandi bose bagira uruhare mu kwigisha abana, kugira ngo koko utangire kubabwira ibyawe by'ijambo ryawe, ko nta bundi buryo bazabyizera batabyumvise. Urakoze, reka komeze kutuyobora muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.